Amahoro nshuti muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uhoraho Mana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kuvuga ijambo ryawe, nsengeye imitima yose ugiye kuryumva, kandi nanjye ugiye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ni umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi turakomeje twiga inyigisho twatangiye igira iti umugisha w'Uwiteka. Reka dusome Imigani 10:22, haravuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, nta mubabaro yongeraho. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, nta mubabaro yongeraho. Tugiye kuvuga kuri pointi ya gatatu ndetse n'iya kane, tugiye kuvuga ku kubyara ndetse n'ubukire. Inyigisho y'umunsi tugiye kuvuga ku kubyara cyangwa se kubyara ndetse tuvuge n'ubukire. Zaburi 24:3 haravuga ngo dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Umwandu ni iki? Umwandu ni umurage. Bibiliya iyo ivuze kubyara hagomba guhita humvikana umuryango. Burya umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'abana. Abashatse mwese, burya mu migisha Imana igomba kubaha, cyangwa se umwe mu migisha Imana igomba kubaha, burya n'abana cyangwa se kubyara birimo. Aho bitari byakunda wenda ngo babyare, abo ngabo bategereze isaha yabo nigera bazabyara, cyangwa se bagende bashaka abana badafite ababyeyi, babadopte babarere, kuko bose ni abana. Gusa abategereje bo batari babona urubyaro, birasaba kuba mu gihe. Burya mu gihe habamo gusenga, hakabamo kwihangana ndetse no gutegereza. Aho ni ku bizera. Ndetse n'abandi batari abizera, byakabaye nabo byiza bigenda gutya, basenga, bakihangana ndetse bagategereza. Imana nyir'ibiremwa imaze kurema byose yararuhutse, ubushobozi bwo kurema ibuha abantu binyuze mu muryango. Niyo mpamvu iyo umuryango wangiritse haba hangijwe zimwe mu mfatiro abantu bubakaho. Mu migisha Imana itanga burya harimo no kubyara, kuko Imana yaravuze ngo mugende mwororoke mugwire iyi si. Tuboneho tubwire imiryango yanze kubyara ngo ntabwo yabona ibyo igaburira abana, muribeshya. Mwebweho mwafunze, ubundi se murajya gufunga mubuza mutabyara, mwanga kubyara? Mwebwe se ko mwavutse? Ahubwo mwavuze yuko mwateye n'indwara yitwa umururumba. Umuntu yaravutse, amaze kuvuka yubatse umuryango, umugabo n'umugore, babyaye umwana wa mbere, barangije bati ntabwo tuzongera kubyara. Kubera iki se? Mwagiza mukavuga ngo impamvu mudashaka kongera kubyara ngo ni uko mudafite ibyo kureresha abana, n'abana ngo baba benshi. Mwebwe ko mwavutse, iyo ubigenzuye ukabireba, ubona ahubwo ari ikibazo cy'uko abantu bo muri iyi minsi bafite indwara y'umururumba no kwikunda byabateye. Kandi tubabwize ukuri, iyo byaha mwikururiye nizo ngaruka mubamo, izo ngaruka zirimo zizabagora kugeza ubwo zizanabageza kure. Mwebwe mugize umugisha, Imana ibahaye urubyaro hakiri kare, none ngo mushyizemo ubwenge, mwarangiza mugatesha agaciro umugambi w'Imana.
mube mwubatse urugo mugize Imana ihise ibaha urubyaro ako kanya, ntabwo bitinze. None mutangiye gushyira mu bwenge muti reka dufunge, umwana umwe arahagije, babiri barahagije, mutangiye kuzanamo imibare y'abantu, ntabwo ari byo. Bibiliya yavuze mugende mwururuke mubyare mwururuke. Reka tubwire abakristo bo binjiye muri iyi si. Abakristo binjiye mu isi bafunga umugambi w'Imana, mufunga urubyaro. Benshi mwatangiye kubona ingaruka kubera tekinike zanyu mwakoze, muriho umuvumo, kandi imigisha yanyu yose mwarayifunze. Mugiye gukubitwa inkoni y'Uwiteka, kandi indwara mwihamagare ntabwo muzazikira, zizabageza kure, ndetse n'ubugingo mugiye kure yabwo. Mwarangiza mwakora tekinike zabatera uburwayi, mugatangira kugenda muhamagara, mukozi w'Imana ndakwinginze mudusengere, Imana idufashe idukize izi ndwara. Izo ni indwara mwikoze ziva ku muvumo kubera ko mwabangamiye umugambi w'Imana. Nimuhindure, nimudahindura muriho umuvumo. Tubibutse yuko umugambi w'Imana nta muntu n'umwe wawuburizamo ngo bimusige amahoro. Nimwihane, abatekinitse mwese mwihane, abakuyemo inda ku bushake mwese nimwihane. Uyu mururumba wateye wavuye hehe? Nimwihane uyu mururumba. Niba warafunze urubyaro, reka nkubwire, ntuzongere gusenga usaba umugisha, kuko warawirukanye. Komeza wibane n'uwo muvumo wihamagariye. Niba warafunze urubyaro ku bushake, washyizemo tekinike zawe, menya yuko nta mugisha ufite, kubera ko umugisha mu rugo rwawe warawirukanye. Komeza rero wibanire n'umuvumo wawe wihamagaye. N'uwagusengera, iryo sengesho ntabwo ryafata, keretse igihe uzemerera Imana ugafungura urwo rubyaro, n'andi magambo ukajya mu mugambi w'Imana. Turababuriye ngo nimwihane mugaruke ku rufatiro rw'Imana. Reka tuvuge pointi ya kane, ariyo ubukire. Ubukire bubamo uburyo bubiri. Burya ubukire bubamo uburyo bubiri. Hari ugukira ku mubiri, ubwo ni ubutunzi, cash, amafaranga n'ibindi byose n'imitungo. Hakaba n'ubukire bwo ku mutima. Ubukire bwa mbere ni ku mubiri, ubwa kabiri ni ku mutima. Ubukire bwo ku mutima, umuntu aranyurwa ndetse akorohera aboroheje. Iyo utanyurwa ubangamira aboroheje, iyo unyuzwe worohera aboroheje. Iby'isi ni byinshi, ntawabirya ngo abimare, kandi ntawabitonda ngo abirangize. Impano ikomeye burya ni ukunyurwa. Pawulo we yagize ati, Filipi 4:11, aravuga ngo ibyo simbivuze yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Ibyo simbivuge yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Pawulo aravuga ngo burya nawe yigeze kujya arakena, ariko aravuga ngo yize kunyurwa n'ibyo afite. Burya ubukire bwa kabiri ni ukunyurwa. Ubwa mbere ni amafaranga, ni kashi, ni imitungo, ariko ubwa kabiri ni ukunyurwa kandi ukorohera aboroheje. Gusa ubu bukire bwombi, hari igihe umuntu abigira byombi, cyangwa se akagira kimwe muri ibi ngibi twavuze. Muri iyi minsi hateye indwara, abantu benshi barwaye. Uvutse wese ashaka gukira, ni byiza, ariko burya gukira ni urugendo kandi biraharanirwa. Niba ushaka gukira ugomba no gukora. Noneho tubwire abantu babitse amasezerano y'ubukire. N'Imana yaravuze ko uzakira, iga gukora. Tangira ku murimo woroheje, Imana ibona aho ihera. Kora kandi bizacamo. Hari abantu Imana ibwira ngo uzabaha umugisha, muzabakire, ariko ugasanga banze gukora akazi ngo bategereje ko amasezerano Imana yababwiye ngo izabaha akazi keza. Imana iguha akazi, yigeze ivuga izina ry'akazi izaguha? Imana yavuze ko izaguha ubukire. Niba uvuze ko uzakira, tangira ukore. Hera ku kazi ko ariko kose, ukora akazi.
Imana yazihera aho ngaho watangiye gukora iguha umugisha utere imbere ube umukire ukire. Gusa ugomba kumenya ko ubukire bw'amafaranga bwa kashi bw'ubutunzi nubugeraho uzaba ukeneye kugira ubukire bwa kabiri bwitwa kunyurwa kandi ukorohera aboroheje. Muri iyi minsi hateye indwara muri bamwe yo kwikunda. Dore amakosa akorwa na benshi bamaze kubona ubukire. Niba uri umukire ukabona unyweye amata meza, ukarya imboneka rimwe n'ibindi byiza byinshi, mwarangiza kurya no kunywa mukabihisha ngo umukozi wanyu ugukorera atanywaho cyangwa ngo aryeho. Wowe uri umukire, ufite ubutunzi, urya ibintu byiza, warangiza wamara kubirya ukajya kubihisha ngo umukozi wawe wo mu rugo ye kuryaho. Harya uwo mukozi wawe azabonera hehe ineza y'Imana? Ubundi umukozi yakabaye mu rugo iwawe arya nawe ku byo uryaho kugira ngo nawe ajye agenda hanze avuga yuko akora yabonye ineza y'Imana, arya ibintu nawe atigeze kurya kiriya gikene. None umukozi wo mu rugo murarya imboneka rimwe ntimumuhe, mukajya kubihisha. Ibi byiza byose mukabihisha mukavuga ngo wowe nta kintu umaze, ngo mukamugenera ibintu bidakwiriye namwe mudashobora kubasha kurya. Aya ni amakosa. Mwarangiza murabona umukozi wanyu bakorera azabonera hehe ineza y'Imana? Mwajya mu masengesho bakajya kuvuga ngo rwose mudusengere, abakozi dufite baratwiba, baratunaniye. Barabananiye. None uwo mukozi wawe uwamuhaye ku mboneka rimwe, umuha ku mata nawe unywaho, umuha ku byo uryaho byiza, arangije arenga arakwiba. Uyu mukozi wo mu rugo kudakizwa kwe, gukora amakosa ke biva ku mbuto muberera. Ndavuga ku bakristo, biva ku mbuto muberera. Niba umukozi wo mu rugo hari ibiryo bimwe urya ntumuheho ukabimuhisha, ntabwo azigera abona ineza y'Imana. Niyo mpamvu namwe babarenga bakiga babiba, mwangiza mudusengere bakozi b'Imana. Abakozi bo muri iyi minsi barananiranye, baragoranye. Ntabwo ari abakozi bafite ikibazo, ahubwo mwebwe mwabateye umururumba, murya mukajya guhisha kandi mvuga ko mwakize. Make mwarakize ariko mufite umururumba, mukeneye ko umururumba Imana iwubakiza mu izina rya Yesu Kristo. Mu bintu bifunze umugisha n'uyu mururumba urimo abantu bamwe bagira ndetse uyu mururumba ukurura n'inyatsi mu rugo. Bakire mufite abakozi, umuntu wese ufite umukozi agomba kumufata nk'umuntu kuko nawe yaravutse n'ikiremwa. Mu gihe ugira ibyo urya ukagira ibyo utamuhaho ukamufata ko ari umuntu usanzwe, ari umuntu uciriritse, udafite agaciro, udafite ikintu amaze, kandi agutekera agukorera byose, ari umukozi wawe, bizarangira mu rugo rwawe hinjiyemo ikintu cyitwa inyatsi, kubera ko wowe ubwawe nyir'urugo cyangwa se wowe runaka wazanye umururumba mu rugo rwawe. Nimuhinduke mwihane, Imana irababuriye. Ibyakozwe na 20:3-5 haravuga ngo nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Mukeneye umugisha, nimutange, kuko gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Kandi mumenye yuko udakora atagomba kurya, udakora ntakarye. Imana irabizi ko gukora cyane bigeza umuntu ku rwego rushimishije. Abizera bo ibanga ni ugukiranuka mukongeraho gukora. Dusubiremo, ni ugukiranuka mukongeraho gukora. Imana igahita iha imigisha amaboko yanyu. Reka tubagire inama. Abakire benshi bakize ntabwo baryama, kandi tubabwire ko ibanga ntabwo ari ugukira, ahubwo ibanga ni ukunyurwa. Kora ube inyangamugayo, unyurwe kandi worohere aboroheje. N'Imana iguha umugisha umenye no korohera aboroheje.
Ikindi dusubiremo, nimworohere aboroheje nibwo imigisha y'Imana izabazaho. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen. Amen.